amashuri yafungiye ejo ndi mukwakira ari kigenda nako musatsi wanye ngiye gukura ntago nzaje none ino kwatwara ngiye gukura wala ibaze none ma uretse gucyara ngiye none ukiro byemera ngira unajye mari ukigo pitiden 40 yari mu kijyabarezi gucya bienta ahita yo amafaranga y'igihumbi gatatu turagwarisha yose baraje kwirukana ramvoye wumva ishingegera ngo nageza asubira ku ishuri mayibo beside nzaje mari usiri nagiye ngo kibuno we ukuntu umeze urasubira kwishura abandi bose bari kujya kwibona mugenda kumuvanga kungiye mubyarana Yesu we indaya mba muga Reka matwi kugira ngo satani. Reka mbwire satani. Reka mbwire nuze we. Reka mbwire. ni normal barabibonye mari abantu barabwira nawe byakurera nawe byakurera Yana kuna video mari. Mugenda ngira kugira kara. Mari ko kugira snap mari. Yese kandi mari. Mugaruke mari. Ganiro mari nawo nyimtemera neza mari. Kiragwira akazi karabuze basigara umushomeri ibintu byaranze uwo gutinganya yageze yamuka waje bakarongora karagahungu komeze ngashaka je bakagutambutse cyagiye ko dumusaga gera najo mari. Yabuza akazi. amasha Yera barabuza akazi mari. umva gakutwe n'inkuba ito wabaza tumenyeraga bagitinganyiwe Nakoze ikinyaka ndi ko bazanye. baje bakurobora nawe Sinakoze iki. Reka matwi kugira ngo satani. Irage sinabijya murumva ni byabari amara. Ni ibiremwa by'Imana yashyize bashisha bamubaza ubundi mungu kangaye muri ibyo bintu mukuru 50 wala Yani mari. ashaka kamazi osi kudada asubira mu babivuga iki 50 ndamutwaye Yesu we Reka matwi kugira ngo satani. Nauragiye mari. Yesu we indaya man burya irambwa yari twishima mwanya nande utwaye Reka nigende. Shira gaso ntajye ngo ndi. shana akundi mwe Agenda magwari.